kubera yuko kano kazi gasaba ubwitange kandi ni akazi gakomeye, ni nko kujya ku rugamba, ubundi ugiye ku rugamba rero hari ibikoresho ugomba kugenda witwaje, hari ibikoresho ugomba kugenda witwaje. Ariyo mpamvu ahangaha babanje kutubwira ngo mutware intwaro zose z'Imana. Muzatwara kwizera nk'icyuma gikingira igituza, muzatwara inkota nk'ijambo ry'Imana, muzatwara kwizera nk'ingofero, muzatwara inkweto, gukweta inkweto n'uvuga ngo nibwo butumwa bwiza buri muri misiyo yanyu. N'uvuga ngo muzongere musubire muri iri somo mubyumve neza, hari uburyo mugomba kugenda mufite, kubera yuko ingabo kwizera nibyo bizababashisha gukinga, bizabashoboza gukinga imyambi ya wa mubi. Kandi muzirikane ko aka kazi ni urugamba, ntabwo turwana n'abantu bafite inyama n'amaraso, ahubwo ngo turwana n'abantu bafite ubushobozi ndetse n'abategeka b'iyisi y'umwijima. Bivuze ko rero aka kazi ni ukujya kurwana, ni ukujya kubohoza imfungwa cyangwa se abo satani cyangwa se abakorera mu mwijima bagize ingaruzwa muheto, tukabamurikira umucyo, tukabazana mu mucyo, bakongera kubaho bafite amahoro kandi bisanzuye. Ako niko kazi Yesu atwoherezamo, niyo mpamvu avuga ngo mukwete inkweto, mutware intwaro zose z'Imana. Ibyo bintu mugomba kuba mubizi. Rero izi ntwaro hari uburyo zitwarwa, hari n'uburyo zikoreshwa, kandi abazitwaza n'abazitwara n'abazikoresha birumvikana ko ari abantu baba barize kuzikoresha. Sibyo? Ijambo ry'Imana rifite uko rikora, gusenga bifite uko bikora, gufasha abandi bifite uko bikora, kwigisha bifite uko bikora, kubwiriza bifite uko bikoreshwa. Ibyo byose ubu rero ndimo ndabaha amakuru, kubera yuko nzi ko mbere mu biganiro byashize nabigishije ibintu byinshi. Nabigishije uburyo umuntu yakira imbabazi z'Imana, nabigishije uburyo umuntu ava mu mwijima agatwikururwa akajya mu mucyo, nabigisha uburyo umuntu arinda amahoro mu mutima, nabigisha uburyo umuntu aba imbere y'Imana, nabigishije uburyo umuntu amenya ko Imana yumvise gusenga kwe n'uburyo yamusubije, nabigishije ibigaragaza uburyo Imana yababariye umuntu n'ikibimumenyesha, nabigishije ibintu byinshi, mbigisha umurimo, mbigisha uko ibintu bikorwa, mbigisha uko umuntu yirinda, mbigisha uko agenda. Uyu munsi rero noneho ndimo ndabigisha nk'abantu bagiye ku murimo, bagiye ku rugamba, bagiye gukiza abandi, kugira ngo ibyo bakorewe nabo babashe abandi nabo babashe kubikorerwa. Tekereza umenye ikiganiro kuri Mizipa Oreli TV, mutegurirwa kandi mukagezwaho na Jean de Dieu Ntezikimwe. Muri iki gice cya gatatu rero, aho tugiye kurebera hamwe noneho discipline cyangwa se imyitwarire igomba kubaranga nk'abakozi mugiye ku kazi kandi mugiye kujyana na Yesu gutabara abandi. Ndagira ngo tubanze dusome iri jambo riri mu Befeso igice cya 6 guhere ku murongo wa 10, kugira ngo noneho hadufashe nabwo kubyumva neza. Haravuga ngo uburyo bwo gutwara intwaro z'Imana. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mwambara intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware bafite ubushobozi n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe kugaragara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambare gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwese inkweto arizo butumwa bwiza n'amahoro bibiteguza, kandi kigeretse kuri ibyo mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashobora kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana,
musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi ku bw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Iri jambo nsomye rikubiyemo ibintu bikomeye biranga umuntu ugiye ku kazi, kubera yuko kano kazi gasaba ubwitange kandi ni akazi gakomeye, ni nko kujya ku rugamba ubundi ugiye ku rugamba. Rero hari ibikoresho ugomba kugenda witwaje, hari ibikoresho ugomba kugenda witwaje. Ariyo mpamvu ahangaha babanje kutubwira ngo mutware intwaro zose z'Imana. Muzatwara kwizera nk'icyuma gikingira igituza, muzatwara inkota nk'ijambo ry'Imana, muzatwara kwizera nk'ingofero, muzatwara inkweto, gukwita inkweto n'uvuga ngo nibwo butumwa bwiza buri muri misiyo yanyu. N'uvuga ngo muzongere musubire muri iri somo mubyumve neza. Hari uburyo mugomba kugenda mufite, kubera yuko ingabo, kwizera nibyo bizababashisha gukinga, bizabashoboza gukinga imyambi ya wa mubi. Kandi muzirikane ko aka kazi ni urugamba, ntabwo turwana n'abantu bafite inyama n'amaraso, ahubwo ngo turwana n'abantu bafite ubushobozi ndetse n'abategeka b'iyi si y'umwijima. Bivuze ko rero aka kazi ni ukujya kurwana, ni ukujya kubohoza imfungwa cyangwa se abo Satani cyangwa se abakorera mu mwijima bagize ingaruzwa muheto, tukabamurikira umucyo, tukabazana mu mucyo, bakongera kubaho bafite amahoro kandi bisanzuye. Ako niko kazi Yesu atwoherezamo. Niyo mpamvu avuga ngo mukwete inkweto, mutware intwaro zose z'Imana. Ibyo bintu mugomba kuba mubizi. Rero izi ntwaro hari uburyo zitwarwa, hari n'uburyo zikoreshwa, kandi abazitwaza n'abazitwara n'abazikoresha birumvikana ko ari abantu baba barize kuzikoresha. Sibyo? Ijambo ry'Imana rifite uko rikora, gusenga bifite uko bikora, gufasha abandi bifite uko bikora, kwigisha bifite uko bikora, kubwiriza bifite uko bikoreshwa. Ibyo byose ubu rero ndimo ndabaha amakuru, kubera yuko nzi ko mbere mu biganiro byashize nabigishije ibintu byinshi. Nabigishije uburyo umuntu yakira imbabazi z'Imana, nabigishije uburyo umuntu ava mu mwijima agatwikururwa akajya mu mucyo. Nabigisha uburyo umuntu arinda amahoro mu mutima, nabigishije uburyo umuntu aba imbere y'Imana, nabigishije uburyo umuntu amenya ko Imana yumvise gusenga kwe n'uburyo yamusubije, nabigishije ibigaragaza uburyo Imana yababariye umuntu n'ikimumenyesha. Nabigishije ibintu byinshi, mbigisha umurimo, mbigisha uko ibintu bikorwa, mbigisha uko umuntu yirinda, mbigisha uko agenda. Uyu munsi rero noneho ndimo ndabigisha nk'abantu bagiye ku murimo, bagiye ku rugamba, bagiye gukiza abandi, kugira ngo ibyo bakorewe nabo babashe abandi nabo babashe kubikorerwa. Rero impamvu ari ngombwa kwitwaza intwaro, na Bibiliya yabitubwiye yuko nuko turwana n'abantu badafite inyama n'amaraso nkatwe, ahubwo turwana n'abatware bayobora isi y'umwijima. Rero aho tuzakandagira hose hari umutware uhategeka, hari umutware uhategeka. Natabemerera azabarwanya. Bizasaba rero kumurwanya ngo mukize abari mu bikingi byo. Ahantu muzakandagira hose hari umutware uhategeka, hari umuntu uhayobora. Natabemerera ku neza kubaha abo bantu cyangwa se kuhakorera serivisi zanyu, kuhakorera umurimo wanyu, byanze bikunze azabarwanya, namwe bizabasaba kugenza gute? Kubarwanya. Bivuze yuko kubera ko tutarwana n'abantu bafite inyama n'amaraso nkatwe, bizadusaba kurwana mu buryo bw'umwuka, tugakoresha za ntwaro zose z'Imana, kubera ko Imana nayo ni umwuka. Intwaro zayo nazo ni umwuka, ni ukwizera, ni amahoro, ni ugukiranuka, ni ubutumwa bwiza. Izo nizo ntwaro dukoresha, none Imana ikadushyigikira, abantu baba mu mwijima bakavirwa n'umucyo. Rero abantu uzasanga muri ibi bikingi, uzasangamo abanyamategeko, uzasangamo abanyabuntu, uzasangamo
mbega uzabasanga ahantu hose, uzasanga abarwayi, uzasanga abayobye, uzasanga abantu batakibona barigeze kubona ubwo n'inyenyeri zazimye, uzasangamo abantu batakaye, uzasangamo abantu basubiye inyuma. Ahangaha hose uzasangamo abantu benshi. Wenda reka nguhe nk'urutonde ahangaha rw'abantu uzasangamo, cyane hari aho uzagera bikaba ngombwa ko uhura n'abanyamadini, amadini atandukanye aho ngaho, kandi nabo ntabwo bibakuraho ko baba bari mu bikingi by'abatware bayobora isi y'umwijima. Aha rero uzasangamo abantu basa nkaho badafite icyo bapfana n'idini kandi baribamo. Igihe cy'amateraniro yo muri ayo madini usanga bahagera ari hafi gusoza mu masaa 4 n'igice, mu masaa 5, basa nkaho bagiye gusoza, nta kintu wababaza, baragenda bakaniyicarira inyuma iyo ngiyo bakiganirira, bakisekera, ugasanga basinzira. Mbega usibye kuba bahageze, ibindi bikorerwa aho ngaho nta kintu wababaza. Uzasanga kandi inyangamugayo zitura. Abantu uzasanga ahantu hagiye hatandukanye ari inyangamugayo, abantu bitwa inyangamugayo uzasanga ahantu hose, uzahasanga inyangamugayo, ariko ni inyangamugayo mu bantu, atari inyangamugayo ku Mana. Uzasanga kandi abantu bakunda Imana muri bo ariko batazi icyo bashobora kuba bakora. Abantu bakunda Imana, bumva bakunda Imana, ariko muri bo bagahorana imitima ibacira urubanza, bakaba batazi umutima w'amahoro ukuntu baho, umutima wishimye. Mbega bakumva hari ikibazo bagifitanye n'Imana. Abo bantu rero baragukeneye kugira ngo bamenyeshe noneho icyo gukora, babashe gukunda Imana ariko bafite n'amahoro mu buzima bwabo. Uzasanga abandi bantu bagize amahirwe yo kubona ibyaha byabo, uburyo imiterere yabo imeze, barwana intambara yo kubireka, ariko ugasanga n'ubundi imitima yabo nta mahoro igira. Naretse gukora ibi, 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 ba mirimo myiza, ariko ugasanga n'ubundi mu mitima yabo baracyafitemo urubanza. Abo ngabo nabo baragukeneye. Uzasanga abantu bagize amahirwe nyine yo kubona ububi bw'ibyo bakoze, ariko bihagararira aho ngaho, ntibazi uko baharenga, gusa bazi ko ngo baretse bimwe mu byo bakoraga byitwa ibyaha, ariko hari n'ababatijwe ariko bahera aho ngaho, ntibazi ikindi kintu bashobora kuba bakora. Noneho hari n'abandi bigishijwe neza rwose, bamenya icyo gukora, bakira imbabazi z'Imana, bagira amahoro mu mitima yabo, ariko nabo bahita bagwingirira aho ngaho. Hari abandi rero uzasanga baratakaye, babihezemo kera, barakoze umurimo kagati, twebwe twakoze kera, mwebwe muracyafite amavamuhira. Nuko nguko bavuga, bapinga babijemo vuba, mwebwe muraba none aha, twebwe twakoze ibi ntago mwagera hacu. Abo nabo uzahabasanga. Uzasanga noneho n'abandi rero bamaze igihe mu by'agakiza, uzahasanga n'abandi bitwa ba namahoro, uzahasanga n'abandi bigize intungane, abitwa ba Yesu. Abantu abana Yesu yarangije byose, tukizwa n'ubuntu, nibyo koko aba yarabirangije, ariko ikibazo kuri bo yabirangije. Aba bantu bose bari mu bikingi byabo batware bayobora isi y'umwijima. Ukeneye kujya kubabohoza rero, ukeneye kujya kubamurikira umucyo, ukeneye kujya kubamurikira umucyo. Ahangaha rero hari uburyo ugomba kuzitwara kugira ngo umurimo wawe uzagende neza. Umurimo wawe kugira ngo uzagende neza, kugira ngo inshingano yawe uzayuzuze, hari ibintu ugomba kuzabanza kumenya. Kimwe cyo ugomba kubanza kumenya imiterere y'ikibazo kiri ahantu uzaba ugiye. Niba abantu bafunze, ugiye kwigisha abantu cyangwa se ugiye gufunguza abantu gute? Niba abantu barwaye, ugiye kubavura gute? Niba abantu bararemaye, ugiye kubakiza ubwo burwayi gute? Niba abantu bajijwe, ugiye kubajijura gute? Ugomba kubanza kumenya ikibazo abo bantu bafite. Ikindi ugomba kwirinda ibyo uvuga, ibyo ukora, ugomba kwirinda gushingira ku byo wabwiwe cyangwa se ibibazo bindi uhasanze. Wowe wari ufite amakuru, ariko kora udashingiye ku bibazo uhasanze. Muri abanyarugomo,
muraba mukora ibi n'ibi, ukajya kubacira urubanza kubw'ibyo bakora, bivuga ngo nuko dusanze muri ibi nicyo gitumye uhereye. Nuvuga ngo ntabwo bazumva kurimo kubigisha ubashakira ibyiza, ahubwo bazumva urimo kubacira urubanza kubera ibyo usanze barimo gukora. Uzirinde no gushingira ku buryo ubasanze, ibyo usanze bakoramo n'ubuzima babayemo, ahubwo wowe uzabahe umuti uzavura umuntu w'imbere, noneho n'iby'inyuma nabyo ubwabyo bizakemuka. Nukiza umuntu w'imbere n'iby'inyuma bizakemuka. Icyo ugomba kuzirikana ni iki? Zirikana uwo uriwe. Uri igitereko kitabaza, uri urumuri rwabo, uri umukiza, uri umutabazi w'abo bantu. Uri igitereko kitabaza, ugiye kubamurikira. Uri umutabazi wabo, ugiye kubatabara. Ikindi cyakujyanye, ugomba kumenya ikintu cyakujyanye icyo ari cyo, kandi ukamenya uwagutumye uwo ari we, ukamenya ko ubutumwa ufite atari ubwawe, ukamenya ko abo watumweho atari abawe, n'ibyo ukora si ibyawe, n'ibyo ukora si ibyawe. Ubwo rero nimugende, abazabemera uzabemera azaba yemeye uwabatumye, azaba yemeye uwabahaye akazi. Ariko kandi utazabemera ntabwo ari mwebwe gusa azaba yanze n'uwabatumye. Ndagira ngo rero wenda mbyihutishe gatoya. Hari ibintu by'ingenzi bigomba kuzitabwaho igihe uzaba ugiye aho hantu ngewe ntazi. Haratandukanye, ariko aho Yesu azashaka ko mujyana hazaba hatandukanye. Icyo nzi cyo nuko azaba azi neza yuko ukwiriye kuhakorera, ufite n'ubushobozi bwo kuhakorera. Ikintu cya mbere ni ukumenya kujya mu butumwa, cyangwa se ni ukumenya ko ugiye utumwe. Hari ibyo ugomba kugenda ufite. Ugomba kugenda ufite imyenda y'imbere n'iy'inyuma, ufite inkweto, ufite amasogisi, ufite korogate, ufite siraje abayitera, ufite isabune, ku buryo utazajya kuremerera abantu. Ikintu utekereza cyose ko uzakenera uri hariya, kugira ngo kitazaba inkomyi y'umurimo ugiye gukora. Bavuga ngo uyu nawe arashaka ubufasha nkatwe. Icyo uzakenera ku bijyanye n'imyambarire byose, ugomba kuzagenda uzi neza yuko byose ubifite. Ibyo uzakenera ibijyanye n'isuku, imyenda y'imbere, imyenda y'inyuma, amasogisi, icyo uzakenera cyose kijyanye n'imyambarire ugomba kubyitwaza. Ndetse hari naho biba ngombwa ko witwaza n'ishuka n'ibyo wiyorosa. Ibyo byose bitewe n'ahantu ugiye, ibizagufasha byose ugomba kugenza gute? Kubyitwaza. Ikindi kintu cya kabiri, ariko ubwo nanone bizaterwa niba ugiye uri bugaruke cyangwa niba uzamarayo igihe, bizaterwa n'igihe uzamarayo. Ugomba gupangira urugendo rwawe bitewe n'uburyo rureshya. Ikindi kintu cya kabiri, kugera ahantu ucumbitse, ahantu bazagucumbikira niba uzamara igihe, hari ibintu ugomba kuzirikana. Ugomba kuba ukigerayo, ugomba kumenya ahantu hari tuwarete, ugomba kumenya ahantu hari ubwogero, ukamenya ngo hari tuwarete z'ibiti niba ari mu cyaro, hari tuwarete za zindi z'imyobo, hakaba n'izo kwicaraho. Ibyo bintu byose ugomba kubimenya kugira ngo igihe runaka utaza kubangamira abantu babwira ngo ni mu nyobore. Umenye ubuzi situwasiyo ziri aho ngaho n'uburyo ushobora kuba wabyitwaramo. Ugomba kumenya ahantu ziherereye. Mbega nicyo kintu cya mbere ugomba kumenya. Kamenya imiterere yabyo kuri buze kubyitwaramo kugira ngo utaza kujena abantu. Ikindi, imyenda yawe ugomba kuyigirira isuku. Kugira isuku ukarinda ko yazaho ubuki. Ahangaha ugomba kwambara umwenda rimwe ukawuvanamo, ukawumesa, ukaba ufite isuku. Ijambo rimwe, kugira isuku. Ikindi, gihe wicaye ku meza ntuzagaragaze inda cyane, kugira ngo utazabangamira abantu. Ibyo bakuzimaniye ry'ibyo ngibyo, kandi urye ku rugero, kugira ngo uburyo urya cyangwa se uburyo wicaye ku meza, ubwo hari n'ikinyabupfura cyo ku meza, uburyo ugomba kuba wifashe, bikaba byaba inkomyi z'umurimo ugiye gukora. Ikindi kintu ugomba kwitaho, uburyo uvugana n'abantu.
ntabwo ugomba kugaragaza ko uzi ibintu byose ngo wiharire ijambo ubagisha impaka ubereke ko bo nta kintu bazi. Byaba byiza uvuze amagambo make ukabumva cyane, ahubwo ukavuga ibitandukanye n'ibyo bavuze bijyanye n'umurimo wawe, kuko wagiye kubakiza, hari icyo wagiye kubamenyesha. Ukazirikana ko kandi uganira n'abantu bakuru bagutumiye. Hari abagutumiye ntago ari wowe batumiye. Ugomba rero kugira ikinyabupfura, ugomba kumenya uko uvuga, ugomba kumenya uko witwara ku meza, ugomba kumenya nyine ku buryo ugomba no kwirinda wowe ubwawe kugira ngo utazasiga isura mbi, ikaba inkomyi y'umurimo wawe. Igihe ugiye kuryama rero, hari igihe kizagera ukajya kuryama. Abagiye mu mujyi n'abagiye mu giturage biratandukanye. Abantu bagiye mu mujyi barya neza, baryama neza, bafite amamodoka, babatwara mu modoka, babaryamisha kuri za matera, barya neza. Mu mujyi nyine murabyumva. Ariko mu giturage hari naho ushobora kujya kuryama ukaryama hafi y'ihene, ukararana n'ihene, ukararana n'inkoko hafi aho ngaho, kubera ko nibwo buryo bafite niko hangana. Zirikana icyakujyanye. Ugomba kuzirikana icyakujyanye. Mu mujyi ubaho neza, ariko mu cyaro ho biratandukanye. Rero ugomba kuzirikana icyakujyanye kandi ukagira ibanga kugira ngo amakuru watanze atazaca abandi intege, bityo bigatuma batashishikarira kujya muri uwo murimo. Navugaga discipline cyangwa se ikinyabupfura cyangwa se imyitwarire igomba kuranga abakozi b'Imana cyangwa se abakozi bajyana na Yesu gukora umurimo ahantu hagiye hatandukanye. Noneho rero, niba uri umubwiriza cyangwa se niba uri umwigisha cyangwa se igihe ufashe umwanya wo kuganiriza abantu no kuvugana n'abantu, hari ibintu ugomba kwirinda. Ugomba kwirinda kuvuga ibijyanye n'ubuzima babamo. Nyine nari nabivuzeho mbere, ushingira ku byo urimo kubona cyangwa se ibyo bakubwiye. Bati bambwiye ko abantu bahangaha bateye gutya, bakora ibi ngibi, bambwiye naje mbizi ko mumeze gutya na gutya. Byirinde. Wowe kora icyakujyanye, tanga ubutumwa bwakujyanye, none ukemura ikibazo umuntu azajya agenda akisangamo, ndetse bizatanga n'amahirwe y'uko abantu bameze nkawe cyangwa se wowe uzongera kugaruka ukabazamura ukabageza no ku rundi rwego. Hari ikindi, birabujijwe kwiyemera no kugaragaza yuko nyine uri gitangaza, abantu bose barenze. Kwiyemera oya, mugomba kwiyoroshya. Mugomba kurangwa no kwiyoroshya no guca bugufi, kubera yuko abo watumweho bakurusha icyubahiro, bakurusha agaciro. Zirikana rero ko icyakujyanye ari ukubakoramo umurimo, kandi uwo murimo ntabwo ari uwawe, ikindi si wowe ukora, ahubwo nyirawo niwe ukorera muri wowe. Rero ntukagaragaze ko uzi iby'Imana cyane cyangwa se uzi ubwenge cyane, wize amashuri menshi cyane. Oya, ugomba no kumenya abo muri kumwe ko nabo ntabwo ubuzi ngo bizi ikibazi ki. Buri muntu wese aba afite ibintu azi. Ikigomba kukuranga rero ni ukwiyoroshya. Ikindi, hari ibibazo utagomba gusubiza. Uzajya usubiza ibibazo bijyanye n'amasomo wigishije, kubera yuko hari igihe wigisha isomo abandi bakakuzanira ibindi bibazo biri mu mitwe yabo. Icyo gihe ugiye kubisobanura kandi utabyigishije, bishobora guhinduka inkomyi ku murimo wawe. Ikindi, niba uri umusore cyangwa se ukaba uri inkumi, uramenye ntuzihishe inyuma y'uyu murimo ngo ujye gutereta, ujye kurambagiza. Ibyo ngibyo byica misiyo, byica umurimo. Uramenye abantu benshi bajya babyihisha inyuma, bakagenda bakora uwo murimo, barangiza umurimo wabo cyangwa se batanawurangiza bagatangira kurambagirizamo. Ibyo ngibyo bihinduka inkomyi. Ikindi nshobora kuba navuga wenda kiba cyanyuma, nubwo ari byinshi cyane, ikintu ugomba kwirinda no business, kujya gukora business iri hirya cyangwa se iri embodied kuri uwo murimo. Hari abantu bajya nko mu murimo bakajya gucuruza yo nk'ibitabo, bakajya gukorera amapublicité, bakajya nubwo dukora ibi ngibi ariko dukora nibi, bagatangira kujya kwamamaza no gucuruza ibintu byabo. Icyo gihe ugiye ukavangamo business cyangwa se ubucuruzi cyangwa se izindi nyungu, bibangamira misiyo yari yakujyanye. Ibi rero hamwe n'ibindi byinshi tuzakomeza kugenda tuganira
bibangamira umurimo. Bibangamira umurimo, bibangamira inshingano yawe. Wibuke ko iyi ni disipurine iranga umuntu wafashe icyemezo cyo gukurikira Yesu aho ajya hose no kumukorera. Rero navuze ibintu byinshi, iki cyari igice cya gatatu nari mfashe kugira ngo turusheho kubisobanukirwa neza. Mwebwe rero nta hanyu kugira ngo ibyo mukora, umurimo mukora uzabashe kuba mwiza, ubaheshe icyubahiro, kandi ni ukuri Imana izabashyigikira. Reka dusenge rero. Data, mu izina rya Yesu, uko wantumye kuri aba bantu niko nanjye mbatumye. Baha ubwenge n'imbaraga bikenewe ku murimo wabo muri iki gihe. Ubamara ubwoba, bahindure ubuzima. Ahari urupfu hahinduke amahoro, ahari intambara haze ibyishimo, kandi babere abo batumweho ibyiringiro byo kubaho ubuzima bushya. Isi yose ihindure kandi ihinduke ku bwabo. Abantu bongere kugira ubumwe, amahoro n'ibyishimo mu mibanire yabo, kandi nawe Data uture hagati yabo mu izina rya Yesu. Amen.